ihene cyangwa yanga izicijwe n'inzara mwana mu nari bikanze bana bani nungambere mu gipangu cyore ihene bakayororera no mu nzu aho munzura mabushaka tujye kwirira ariko ibyo ngibyo yaza kubivuganaho na boss aho ni mugende turagiye nyine ese nzanagaruka hano uborora ihene ntabwo uboroye ihene mu nzu Allo? Oui. Ibiki se kandi? Ndeba kure. Zeta madam. Bisa. Nese umuntu kwisoma kupa bigenza bite? Asanga amanita mushiranye n'abana. Amanita mushanye kandi ikibwiraga ni wongere kumva nanjye wantu nzagiye nkomanje. Ntago wajyayo. Wagiye gutese. Ese nango mfite amaguru yagerayo. Icyo gipangu ninde bakuru kinjiramo gusa. Cyazura rinzi niba ujya aho hantu uzi kuri komanda. Ndarenze. Nzagaruka bazangarura ariko nyine buri yereka nkwirike urumva. Uriya mukobwa. Si iki kiko kitavuga. Uriya mukobwa banzu nyibwira. Uriya mukobwa urumva. Umukobwa ndamuteta gutya kwa minister nkagera ninjira nk'ikinuze nyine ngahita ikigo ry'ibitega. Reka nkubwira agatekerezo rero. Aho hantu wazare ahubwo mwana reka babwire urumva. Ndimo ndashaka no gutereta no kwa Kagame. Aho rwose si mama. Si mama. Akuzi ko nubwo duhagaze ahangaha tuvuga ngo nawe tuzatwara abahungu umenye ko tutaraverisa kinango ndaverisa akakikiya kireze kwa n'uyu nacyo Turagera ikabgaye. murakaza neza mu bwatsi bwanjye nyine dushaka kugera ikabgaye mushaka kugera ikabgaye nangahe abanze tukabarebera yine tukaganira wantu wehe ko ndi kwihuta ukaheka kunzana amagambo kuko ukuntu uri kwihuta rero nanjye niko mashaka amafaranga ariko mbere na mbere tugomba kubanza kumenyana tukagira relation wara ungeze aho ungeze kwiganira nsewe ko wajugahira Akanje nabo nakwicara kuri iki kigare. ntushaka kwicara nyuma mbese kugiye Ikigare kitagira intebe se nyena. garuka mwere garuka turi kwifashamo hana kangabiye. Ego numva agiye kuza. Agiye kuza. muramwumva Ibona mwumvisha. Maze. Yaje ne namwumvisha. wari wamwumvishe nanjye se mubona Indagwaye karibu mu nzu y'abakuru uragenzwa n'iki Kukina ibyo wadusabye ntabwo twabikoze ntabwo mwabikoze mwarambeshye. ntabwo yaherebye nk'ihene Narababwiye ngo muherebeshe ntabwo nababwiye ngo mugire ihene. birari ibyo bita guherebesha umuntu agaheba n'ihene uratanga umufuragero wasigaye noneho tumuhebebeshe biringaniye Ndawutanga kandi mwarambeshye se. ntabwo twakubeshye washakaga hebe wa nk'ihene Oya mwarambeshye. ntabwo twakubeshye ntabwo izabakuru twe tubeshya ankuraho wewe ndekura Nyine uranyebewe. ndakweberwa se ubwo ndakuzi wowe Baby. Kanya. tanyita baby nkwereka Gaho senyereka twirebere man. bakwereka iki Subwo wanyeretse. se wakwereka ubundi nkigendera hagati Twayikize ariko nanone tugaruke kuri ibyo nyine. Nk'amajigo nk'ay'injangwe ishunitse nshushu gusa. Ambese ngo uranyemeje rero. Ntabwo ubizi. Hagati nk'akamirongo nk'inguni za mirongo. inka data turashize no kandi byari imuganyurira bamwe ibintu ntabwo Simuhibino ngoze se mwana. yakwaye bitwara n'ikisuku kimwe cy'igikara uri cyanyagiso igiso ni cyanyagiso iki ni cyacitaga imbwa mbi kandi wamukamye wewe ngo ngatete umwana wa ministri wa mudugudu se wo yambaye je wabimbwiraga nkavuga ati ubonye ne umufitiye ishyari Iki gitipe turakizi man. byiza biri imbere ariko mutegere n'ubu cyanjijishije igi Ibikarasura bigiye gutega imitwe Jihone mwana. Je n'umwana ndamutereta gutya mubonye ibintu namukoraga ibintu by'iminwa ntabwo mwabibona. kuri kubeshya abandi ntabwo twabibonaga ibintu yagukubita uko byagukubita Niretse umwana wa ministri ngo nyene agena ngo kwa ministri bakata bafungura Asabonaga atari uwawe. wateta no mudugudu wateta no mudugudu Man. twigendere man mana yara hino Kirama gatatu
gatatu ongera gira gira ongera ongera noneho natanga umufuragiro tanga umufuragiro birakemuka neza uzane tuwubike kazane sha akira ko bagabo usinkwifatiye arareba niki iyo umuntu aje gute aje tarera ntabwo nigeze mubona kweki tambonye nanjye simbizi bagati gitasha kumbe bigira ibintu byose urora muhanisha iki niwo wabipanga sha nkabona utuzuguru asanga amanita mushiranye n'abandi amanita mushiranye kandi mbonye mukubye hafi ntago mukubye niwe ukubye nese umaze iminsi ubaganiriye ko ntazi ibyabo ahehe hamurugo mu rugo hehe uhirukanga none ushinzwe no kujya umenyera aho mba ese uri umugore wanje niba uri umugabo wanjye se none se reka reka ndeba kure se ubundi numvishe muvuga ugahita ukupa n'iki bigenze bite n'uwahiye hafi wasanga yibeshye nomero niko nakubwiye reka nkubwire ndaje ibyawe birasubirwamo sawa nta kibazo umva sha umve mubaza akantu gato nagiye n'umusozi akusimamereka urimo satanisha tubonanye mu jyana nanjye ibyo bintu mbyemere genda niyo byaba ari buri munsi niyo mpamvu tujya tuvugisha sibyo nubi cyane shirwa mugiye mubona na buri saha nanjye numva byaba ari sawa kabisa si kwikorera ariko sibyo si gukora mukuru nezitese kankura uruwahe ntega ibintu bingana Rujanga buriya yari mwiza uramuzi niyonga ari mukarujanga wundi hajya mukarujanga yakoze iki ubundi abaho mukaruranga baba tubese umunyonzi uji ayayayay ubundi ngereka muvuga ngo akuzi ko nzaba n'umumotari buriya ariko se byari kuno no nge ntwara ibikobwa no nkajya nishiranya nyankora ukoraho ubwo ninjye utabikora ahubwo ko kantu wambaye oya kandi ukandagirwa butamba abanyonzi mwiriwe abamunyonzi ni undi wakuvuga ko ko mutujyana ese ntabwo muri mu kazi nise abanyonzi ni bande nese mukora iki bintu ntago ari amagare amagare yo kurya umunyenga nayo kwiga umunyenga mbese imisego ni cyacita nk'ubu kiri kuvuga iki mbese ahubwo tureka cyangwa amagambo ufite ubwenge buturutse bande bari mu magambo kiravuze ngo tureka amagambo twe turi mu magambo mwabikoze mwarambeshye ntabwo yaherebye nk'ihene narababwiye ngo muherebeshe ntabwo nababwiye ngo mugire ihene birari ibyo bita guherebesha umuntu agaheba nk'ihene uratanga umufuragiro wasigaye noneho tumuhebebeshe biringaniye ndawutanga kandi mwarambeshye se ntabwo twakubeshye washakaga hebeba nk'ihene oya mwarambeshye ntabwo twakubeshye ntabwo iby'abakuru twe tubeshya fukama ba bakuru uragarutse ndagarutse babyeyi yo gukora iki nje gusubira mu kibazo icyo kibazo mwarambwiye ngo muramugira yarahebebye nk'ihene oya ntabwo aricyo nashaka washakaga hebeba gute abanyamudugudu bose bamwibuza twajya ngo ni ihene noroye mu rugo nibyo bita guhana umuntu abanyamudugudu bose bamwibuza twajya ngo ni ihene noroye mu rugo nibyo bita guhana umuntu rinzi ibazi nagiye kwa minisitiri ngiye kwa boss nkavuga ati ndakomanze ujyahise kari nje ujye ahubwo nawe ujyayo urigikara ngende inzu mfata na minisitiri ibyo gusa ntabwo ngiye mubaza ahubwo ngewe ngenda nyikigera mu gipangu kuko muziranye muri make nyigera mu gipangu bahita bagira gutya nyine nanjye umusomara bitanije nanjye nzagera ujya gukora iki ariko kamubwira agatekerezo kamwe rero aho hantu tuzajyane ariko mwana wajya uca akenge urabona inyuma iwawe yakinjira mu gipangu cyame ariko indutse batukuye nk'inyaya waya umwuga ngiye njya kukubwira ngo tuwuze narawutekereje ukashaka ngo mbikora kubera abakobwa ariko utari kubera abakobwa njye ntabwo nabikora yego nanjye niyo mpamvu ariko nyine umuntu arabyirengagiza ashawe wagira ngo na sekuru wawe yarabikoraga si ngombwa ngo uvuge ukuri kose abantu bakumenye wenda ko mbona hano ni abantu
bahari ubuse baramutse bahari gusa nyine baby babyibushye bafite tayi hajya ngo nyashi nyashi ko babihimbe niko babihimbe baba natwe tuzayikomeze tuzayimba kacu tujye tubita kanzogera tujye twibuka igitaye mu maso yacu